Ibihe byiza kuri mwe mwese mukomeje gukurikira ibiganiro bya Royal TV. Assalamu alaikum ku bayisilamu mwese aho muherereye mukomeje kudukurikira muri aka kanya. Nkuko musanzwe mubimenyereye rero buri wa kane tubagezaho fashion. Turebera hamwe imyenda ibitandukanye haba mu gutegura se cyangwa mu bwiza, maquillage n'ibindi byinshi. Ibisanzwe mama muri kumwe nanjye Sauda, aha ngaha rero tugiye kurebera hamwe ukuntu twambara hijab cyangwa se kwambara igitambaro mu buryo bw'abayisilamu cyangwa bw'abamusulmani. Ntimucikwe namwe mwirebera uburyo twitegurira hijab cyangwa twambaramo hijab zacu. Muri kumwe nanjye Sauda rero ni kuri Royal TV. Uburyo bwa mbere tugiye kurebera hamwe ukuntu ufunga hijab yawe ku muntu ugitangira gufunga hijab cyangwa se uri muriga kuyifunga bwa mbere. Turaza gufata igitambaro cyacu uracyambara nkuko muri kubibona tubigenza aha ngaha. Hanyuma uraza gukenera agapin cyangwa se epingle yo kuza gufatisha cya gitambaro cyawe kugira ngo kitaza kuvamo. Kari uburyo bworoshye kandi ni bwiza cyane kuri wa muntu ugitangira gufunga hijab cyangwa se ugitangira kwambara hijab yiwe, ntago biri buze kumugora. Urabona ko ari byiza cyane kandi ari ibintu byabera buri wese. Uburyo bwa kabiri bwo turaza gusa nk'abakora zigzag cyangwa se dusobekeranya mu gitambaro cyacu turaba twambaye. Uko mubireba urabanza use nk'ufungira ku gihande kimwe cy'umutwe wawe. Uko murimo murabireba tubigenza aha ngaha, urizengurukiriza igitambaro mu rwego nk'urwa zigzag cyangwa se mu buryo nk'ubwa zigzag. Naho turaza gukenera twa dupini twacu kugira ngo tuze kubona uko dufatisha igitambaro. Murabibona ko ari ibintu byiza cyane kandi biryoheye ijisho. Ni igitambaro kimwe twambaye gusa kiri mu bwoko bwinshi. Ushobora kujya kubona ibitambaro bitandukanye gusa ni kimwe nuko twagiye tugisobekeranya.
kugira ngo murabona ko ari byiza, ushobora kubyambara ugiye ku kazi cyangwa se n'ahandi hose kandi ugakomeza ukikwiza nk'uko bikwiriye. Kuri kano ka gatatu ho turaza gutangira dufunga mu ijosi nk'uko muri kubibona tubigenza. Bibaye byiza ufite nk'agapini cyangwa se akandi kantu wafungisha niko washyiramo, gusa kugira ngo kataza kukwica wabifunga nk'uko turi kubifunga aha ngaha. Nurangiza urakomeza ufunga igitambaro cyawe nk'uko muri kubibona tubigenza aha ngaha. Urabona ko ari byiza cyane kandi bitari bugutwara umwanya munini. Aho turaza gukenera ibitambaro bibiri. Turabanza twambare icya mbere nk'uko mubireba. Hanyuma birangira turashyiraho icya kabiri. Ariko twabibutsa ko biterwa n'imyenda wambaye kugira ngo uhitemo amabara y'ibitambaro bivuze gukoresha. Biba byiza iyo ukoresheje amabara ajyanye n'imyenda wambaye kugira ngo bize gusa neza kurushaho.
murabibona ko bisa neza cyane kandi ari hijab yacu yuzuye, urabona ko ari byiza cyane kandi ari ibintu byabera buri wese. Bashimire mwese twe tubanye muri aka gasegma aho twareberaga hamwe ukuntu twambara hijab cyangwa se ibitambaro byo mu mutwe kuba musulmane cyangwa se kuba islamukazi. Gusa tubibutse ko ntago ari by'abamusulmane gusa, ushobora kuba wabikunda nawe ukabona ni byiza, nta kibuza ko ushobora kubyambara. Ntuzacikwe rero n'ibiganiro byacu by'ubutaha, ni kwa mbere no kwa kane muri The Sun Up, aho muba muri kumwe nanjye Sauda. Mugire ibihe byiza.